saa 11:46 hano i Londres. Mu kanya turagaruka mu karere. Ishyaka FDU inkingi ritemewe na leta mu Rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko umuyobozi waryo Victoire Ingabire amaze iminsi 7 atarya. Justin Bahunga, umuvugizi wa FDU ku mugabane w'Uburayi, avuga ko ngo Madame Ingabire atemerewe kugemurirwa kuko abamugemuriraga batawe muri yombi na polisi, abandi bashya bakaba batemewe kumuha ibyo kurya. Navuganye na Bwana Bahunde ntangira mubaza kuri ibi birego bavuga. Icyambere na mbere dufite ikibazo cy'umuperezida wacu Ingabire Umuhoza utarabona umuntu umugemurira kuva ku itariki ya 6 ubwo bamugemuriraga babafunze. Tukaba dufite ubwoba yuko leta ishobora gushaka kumwicisha inzara cyangwa akarya ibiryo bidakwiriye bikaba byamutera uburwayi akaba yakwitaba Imana. Ibyo biteye ikibazo cya mbere. Cya kabiri ni umuntu wacu wafashwe ku itariki ya 6 akaba kugeza ubu ngubu tutarambona, yitwa Ntiruta Theophile. Bamufatanya n'umuntu muri PDP Imanzi bajya kuri station ya Remera. Uwo muri PDP Imanzi baramufungura, undi kugeza ubu ntabwo turamenya irengero rye. Dufite ubwoba ko niba bashoboye kwerekana abandi bafashe ntibamwerekane, kwashobora kwa wenda baramugiye nayo ku buryo badashaka kugira ngo abantu bamubone, cyane cyane ko atari ubwa mbere bamufata. Bigeze kumufata mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize, bamarana iminsi 3 tuzaza aho ari, ariko agaruka baramuteye ibyuma mu mutwe, baramutwitse n'intoki z'ibiganza. None uko tutaragira kuri ibyo ngibyo, mwebwe muravuga ko Victoire Ingabire ngo atarya, ariko muri gereza ngira ngo hari amafunguro agenerwa abafunze. Niyo muvuga ko adafata cyangwa ari yicisha inzara? Ubundi afite impapuro za muganga kubera ubuzima bwe biryo agomba kubona reji, ibyo twita regime. Nicyo gituma izo mpapuro zimuhesha uburenganzira bwo kugira ngo we ibiryo arya biba biteguriwe hanze. Abamugemurira ngo barabafunze, hanyuma n'uwashatse kugira ngo ajye kumugemurira baramwangiye ngo nta kibari. Urwo rupapuro cyangwa se urwo ruhushya mu Rwanda nde mwebwe? Rwaka service za prison. Mwigeze muvugana? Ntabwo twavuganye nabo, ariko avoka wacu bavugana nabo. Avoka wanyu yababwiye ko bavuganye bakamubwira ngo iki? Ubu ngubu nawe wende mperukira nuko yari yasabye autorisation kugira ngo avugane nabo, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndabona ibisobanuro ibyo baba baramushubije. Icyo nzi nuko cyangombwa nuko kugeza ubu ngubu atarabona umugemurira, ko amaze iminsi igeze kuri 7 ubu ngubu atagemurirwa. None nimba muvuga ko amaze iminsi 7 atarya, abayeho gute ubwo ngubwo? Urumva nanone icyo kibazo nanone, kubera yuko ubundi abantu bajya ku muntu ntakijya kumureba, ni ikindi kibazo gikomeye cyane kuko adashobora noneho no kuvugana n'abantu bo mu ishyaka rye ngashobora kuba basobanurira nibo bashobora kumufasha kugira ngo babe banamubariza. Ariko wowe uri hano mu Bwongereza, Umuhoza Victoire ari muri gereza i Kigali, kandi uvuga ko abantu bose bari bamugemuriye bajyaga bavugana bafunze. Wayo makuru yose yamenye gute? Ariko urabizi nahawe mu Rwanda ubu ngubu kubera tekinoloji hari, nakubwira nk'uwo muntu wagiye kugerageza kugira ngo amushyire ibiryo bikanga, n'ubu tumaze kuvugana mu kanya gatoya mbere yuko tuvugana kugira ngo turebe neza koko niba yaragiyeyo. Mu Rwanda urabizi kumenya ibintu ntabwo ari ikintu gikomeye cyane. Ni Justin Bahunga, umuvugizi wa FDU inkingi ku mugabane w'Uburayi. Nisegure nari navuze ko ari Bahunde mu ntangiriro. Twashatse kumenyera ari cyo ubutegetsi buvuga, mvugana na Hilary Sengabo, umuvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda. Yavuga hakanye ibivugwa na FDU. Uko bimeze, we Ingabire nk'umugororwa nta kibazo afite kuri prison cyerekeranye n'imibereho cyangwa se kuba yaba afite n'ibyo arekarama bimubangamiye. Usibye ko umugororwa wenda kugemurirwa kwe icyambere cyo biva ku bushake bwe no kuwo yahisemo ko amugemurira. Uyu munsi rero ashobora kutagemurirwa bitewe n'uko uwumugemurira wenda afite kuba babyumvikanyeho ko ataza cyangwa azaza ejo, cyangwa se akaba afite no kumuhindura akaba yashaka undi umugemurira. Igihari nuko ubu ngubu arimo akorana n'ubuyobozi bwa gereza kugira ngo ashaka abantu bamugemurira abandi. Ariko abantu bo mu ishyaka rye baravuga ko umuntu wamugemuriraga afunze, kandi ko ngo hari uwundi washatse kumugemurira ariko mukamwangira kubera ko nta ruhushya ngo afite. Nibyo?
ntabwo twamwangira kuko nakubwiye yuko umugororwa ubwe niwe uhitamo uwo mu muryango we cyangwa inshuti ye umugemurira. Iyo rero amuhisemo, uwo yahisemo azana amafoto, noneho akaza akagera ku buyobozi bwa gereza bukamumenya, noneho akajya amugemurira. Kugeza ubwo rero ntabwo uwo yahisemo yari yazi, hari uwo yahisemo ko amugemurira. Uwo nguwo yahisemo mwamuhaye ibyangombwa bizamwemerera kumugemurira? Ntabwo araza ngo tubimuhe, nta nubwo araza ngo tubonane nawe, ariko yamuhisemo. Aramutse aje mwabimuha? Cyane rwose. None muri iyo minsi mu gihe ataraza ubu ngubu babayeho gute? Kuko bo baravuga ko ngo amaze iminsi 7 atarya. Oya, ntabwo ari byo, kuko ntabwo banamusuye ngo banarebe. Abantu bafunzwe ubundi bagaburirwa na leta, murabizi. Ariko niyo ushatse ibirenze ku ifunguro ryagenwe, hari kantine yagiye kuri gereza, umuntu ufite amafaranga ye agenda akanyura muri sosiyale, noneho akagura n'ikintu ashaka muri kantine ya gereza. Kuba Ingabire ngo afite ibyangombwa yahawe na muganga byerekana ko ngo agomba kurya indyo itekewe hanze ya gereza kubera ikibazo cy'uburwayi afite, mwebwe urwo rwandiko rwa muganga muraruzi? Abantu bose bagemurirwa turabagira, si Ingabire wenyine. Ni umuntu uba wandikiwe ifunguro ryihariye byemejwe na muganga. Bishobora kuba ku mpamvu zitandukanye. Icy'ingenzi ni uko gusa twebwe uwubizana mu rwego rw'umutekano tugomba kuba tumuzi kandi yaramwihitiyemo, dufite imyirondoro ye kugira ngo hagize n'ikiba yabe yabibazwa. Rero kugeza uyu munsi uwo yahisemo ntabwo arahagera. Ubwo mu gihe atarahagera aragaburirwa nande? Yagaburirwa muri ubwo buryo nyine nakubwiraga, kuko umuntu wese ufunzwe uri mu maboko ya leta iramutunga. Agaburirwa na gereza? Yego. Ariko ibyo niba mbyumva neza byaba bihabanye n'urwo rwandiko afite rwa muganga rumubwira ko agomba kurya ibivuye hanze? Ariko ntabwo turimo kugendera kuri bya muganga gusa, ahubwo turanagendera ku bushake bw'umugororwa ubwe ubu ngubu, kuko nta kibazo afitanye n'uko abayeho, nta kibazo afitanye n'ubuyobozi bwa gereza. Mu gihe ibyo ngibyo bitaracamo nk'uko abishaka, ariko nta n'ikibazo afite cy'imibereho. We nta kibazo bababwiye ko afite cy'imibereho? Ntacyo rwose. N'uwashaka kubihinyuza yamusura, yaza akamusura akareba. Hilary Sengabo.